African Union. South Africa appreciates the report on the state of peace and security on our continent, and would like to congratulate and thank President Al-Sisi for his leadership. South Africa remains concerned about worsening conditions of conflict and war and instability on our continent. We wish to reaffirm our wavering commitment to the vision of a peaceful, prosperous, and integrated Africa as articulated in Agenda 2063. As we meet here, a number of African countries are currently under suspension from our union due to unconstitutional changes of government, thus reversing the democratic gains and development of our continent. The slow transition to constitutional order by the suspended countries is a matter of concern. There must be demonstrable and comprehensive political engagement to assist any suspended country to navigate their respective transitions successfully and speedily, and to ensure that they do not slide back into conflict. The situation in the Sudan remains of concern to all of us. We reiterate our call for all warring parties to lay down their arms immediately and to allow unfettered humanitarian access, and most importantly, embark on an inclusive national political dialogue as the only way towards sustainable resolution. With respect to the recent political security developments in South Sudan, we are concerned about... Uyu mugabo mwite Cyril Ramaphosa ni perezida wa South Africa, numwe mu bagabo nyabagabo, numwe mu bagabo batabara, numwe mu bagabo baba kadosoka ba Felix Antoine Tshisekedi. Nushaka kuvuge ko numwe mu bantu, nimvuga abantu wite wumva icyo bita Bantu people, cyangwa se babantu bari munsi ya ekwateri hari hasi nyine utavuze hejuru y'ubutayu bwa Sahara cyangwa se haruguru y'umurongo wa ekwateri biyita abandi bantu. Reka rero mubwire iki yavuze ko mu magambo yavuze cyangwa se magambo aheruka kuvuga ubwo bari mu nama yashyiragaho umukuru uhagarariye ibihugu by'umwe bwa Afrika EU. Yatangiye avuga ko nk'abayobozi cyangwa se nka perezida wa South Africa bashimangira ko ubusugire bwa Kongo cyangwa se umutekano wa Kongo nta muntu ibisabira uburenganzira, nta muntu ubifitiye uburenganzira mu kuyibuza cyangwa se mu gufata iyambere mu guharanira uburenganzira bwayo. Bityo rero avuga ati kandi mu bikenewe nta muntu uzaviri yangaze gutegeka abakongomani uburyo bagomba kwirindamo, uburyo bagomba kurwanira igihugu cyabo, uburyo umukongomani agomba kurwana uko ashoboye kasita ari umukongomani ku kiguzi cyari cyo cyose ugaharanira inyungu z'igihugu cyawe. Avuga ko kandi ari n'itegeko bitanakwiye kuba ari ibintu bihora mu kanwa k'abantu bavuga bati ntibave ku butaka bwacu nibigende gutya na gutya. Byakabaye itegeko imitwe yose y'inyeshyamba harimo wa RDF M23 ukava ku butaka bwa Kongo mu maguru mashya kandi mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose, bwaba bwiza cyangwa se ububi. Nibanga haraza gukoreshwa izindi mbaraga z'umurengera. Reka mvuge ko Ramaphosa watubeshye kuko urumwe mu bantu ba mbere bafashe ya mbere mu kurekura ndetse no gutererana Felix Antoine Tshisekedi uvana y'abasirikare bawe. Ibintu byakugaragaje nk'ikigwarira Ramaphosa. Ntabwo ndi bukuvugeho menshi, ariko ibintu byo kujya mu nama mugakangata abakongomani bari gupfa, ibintu byo kujya mu nama mugakangata abakongomani bari kurepingwa, ibintu byo kujya mu nama mugakangata abakongomani bari kuvanwa mu byabo, that is enough. Ibyo birahagije, murekeraho. Niba mudafite ibikoresho mwumva ntuze yarabananiye, ngewe muzampamagare mu mpereze command mbabwire ukuntu bigenda. Narababwiye ngo iyo ushaka kwirukana imperi mu nzu, iyo ushaka kwirukana imperi mu nzu, zarinjiye mu bitanda, zaragiye mu ntebe, zaramaze kwinjira muri za matera,
hari n'utwenda tw'abana zibaza uragenda urihanganiye abari rose yaje mu nzu, uragenda ugafata buri cyose ukeka ko kirimo imperi ukagitwika original, kuko nubwo wagisohora hanze hari izagerageza itondagire mpaka igaruke, kandi imperi imwe yonyine just ku first round igize gutya ikabyara ibyara ibyana 200. Imperi imwe gusa, imperi mumenye ni male female, ntabwo ikenera ikigabo. Imperi mwumva, imperi y'ubwayo yibyaraho yonyine, ntikenera ikigabo, itera amagi. Itera amagi, ntikenera imperi y'ingabo ngo kugira ngo kandi itera amagi 200. Rero nkakubwira nti mu buryo bwiza bwo kwirukana imperi mu nzu yawe, Tshisekedi nyumve n'abandi mwese mutazi iyo systeme cyangwa se iyo tactique, uburyo bwiza bwo kwirukana imperi mu nzu ni ugutwika ibyo yinjiyemo byose utitaye ku giciro wabiguze. Nibiri muri case gisorishwa nyaguze uvanemo ibyibanze, nebe ni ngombwa ubyoze. Nibiri muri matora twika ugura indi, nibiri mu ntebe twika ugura indi, kuko nuyisohora hanze igihe kizagera itondagire igaruke, kandi nigaruka izabyara. Nibwo buryo bwonyine bwo kwirukana inyeshyamba. Nababwiye ko mugomba gutanga itangazo, ibi mwirirwamo byo kujya mu magambo mwirirwa muvuza induru ku misozi, byagenze gutya turabyanze, byagiye ibyo ngibyo, nta musaruro. Urugero ndagira ngo nkwereke, mu gihe bari barimo bavuga ibi, Kagame we yoherejeyo Minisitiri Justin, ariko ntabwo ari byo gusa yakoze, yahise yohereza n'abasirikare mu Burundi ngo bajye gutata, bajye gukora ibyo bakora, bajye kumanipira security y'u Burundi, bajye kwangiza mbese muri make. Tega amatwi yumvire Kagame, mwe mujya mu nama Kagame akajya mu murima, mujya mu nama Kagame akajya mu murima, umbwire ko imibyizi izabimo, mumbwire ko imibyizi yabo bantu izabimo. Tega amatwi wumve iyi nkotanyi, iminota ntabwo ari myinshi, ni iminota 4 yonyine, wumve ibigambo yavuze. Nshobora muri hangana, nshobora gukoresha amajwi, okay, ndagerageza nshyiremo aka video wenda na nyiri ishene, niba ari yawe nshuti yanjye, ndakwinginze ntuzabimpanire. Nagira ngo ntange ubutumwa nereke abantu ko bagomba guhumuka bakava mu bintu by'umunwa gusa. Mu gihe mwe mujya mu munwa, umuhunga kohereza umuhagarariye ku n'uburyo bwo kumwara no gutinya, ariko nanone agahita yohereza abajya kubaca inyuma, mugasanga ibintu byanyu babizambije. Tega amatwi wumve inkotanyi, umva. La police burundaise a montré aux journalistes un Rwandais attrapé sur le sol burundais. C'est un militaire actif de l'armée rwandaise. Il s'appelle Caporal Rucyahintare Cyprien. La matricule c'est 28 40 49 et il est du camp de Gabiro. C'est au Rwanda. C'était sa 3e mission ici au Burundi, et une mission qui vise la déstabilisation de ce pays. Cyprien Rucyahintare affirme qu'il est militaire rwandais en activité. Il a dit à la presse qu'il s'est rendu aux forces de l'ordre burundaises en citant différents centres d'entraînement des combattants visant à attaquer le Burundi. Suite aux mauvaises actions de notre gouvernement qui soutient ceux qui veulent attaquer le Burundi, il a été nécessaire de me rendre parce que j'avais déjà découvert qui je suis et c'est donc j'ai besoin. Et je suis venu le dire ici au Burundi. Il y a des personnes qui planifient d'attaquer le Burundi. Les premiers entraînements ont lieu dans Gabiro. L'effectif de ces hommes est compris entre 2. Uyu muntu hari ikintu atavuze, aravuze ati bitewe n'ibikorwa bya leta yacu kwa Kagame, hari abantu tuvugana bari muri training, bari gukora umwitozo bataryama, barara bahagaze bari muri training amajoro n'amanywa. Ariko ndagira ngo mbabwire ko ibyo mupanga byose, mwapanga iki nta nukuri kw'Imana mu bantu bari ready and steady, mu bantu bari tayari. Evariste Ndayishimiye ntimuzamukineho, ni umuntu uri tayari. Noneho muhite mwibaza niba mumunyoma mumufata nk'intuza nyine, uko kose mubishaka ntabwo nyebizi. Mumbwira ko umugabo yafashwa ati, niba jebetse, niba cyangwa se niba jenjetse ku butegetsi bwe, mumbwira ko umusirikare Rucyahintare Cyprien yafashwa ati. Erega hari ibintu mwibagirwa, igihe tugezemo abantu bose bacanye ku maso, barakanuye,
none uyu muhungu bamufashe baramukubita bamuvanamo inzara bamukubita inki n'ingumi ibintu byinshi byo mu nda aravata kare ubukotanyi bugarukira mu Rwanda nshuti yanjye iyo bageze i Burundi birahinduka barakovogota bagakomesa ukavuga n'akari murore yahise bivuga aravuga ati hari abari gutegura umugambi wacu wo kuza gutera Burundi bakabangama bakangiza abaturage bakabica kubera ko muri bamwe mu bananiza Kagame gufata ibice bimwe muri Kongo muri bamwe mu bananiza Kagame muri make Burundi bubangamiye Kagame mu buryo bwose ku buryo ashobora no kubanza gutera y'umuteka kandi njya mbirota ko hari igihe bibarimo byose muri Kongo bazabireka bakabanza kuza mu Burundi kugira ngo babone uko bambuka kandi uwo munsi niwe uzaba ari wo munsi wa nyuma wanyu niwe uzaba ari uwo mwaka ari wo munsi wa nyuma umunsi muzagira igitekerezo cyo gukora ibintu byatake ku gihugu cy'u Burundi nibwo ndabakarabye uyu mugabo rero yavuze ati hari abantu bari gutegura ibitero za Gabiro bari gutegura buri kimwe cyose bari muri training yo mu mazi yo mu kirere yo mu mashyamba bashaka kuza gutera Burundi komeza wumve 2000 et 2200 ils ont l'objectif de renverser le pouvoir en place. Le détenu dévoile le nom de celui qu'il a envoyé en mission avant de... ndayishimiye muramu hayikosesha ubu ngube Evariste waramutse ashyize umuhate mu kuvanaho Kagame wamara iminsi ibiri Evariste ndayishimiye aramutse avuze atoke kama mbaya ni mbaya reka uyu muhungu ave ku butegetsi nk'imbaraga mu bishyiramo wamaraho kabiri uri kureba tega amatwi wumve des centres d'entraînement. C'est notamment un certain Kazaviza. On dit qu'il est cousin à Nyombare. C'est un colonel du camp Gabiro. Il est parmi ceux qui entraînent les militaires. Il y a notamment le camp d'Ogishéni, le camp d'Onzove, le camp policier qui se trouve à Masaka, un camp policier à Ruzo, un camp militaire de Nyagisozi, le camp militaire de Kizungu. Il y a aussi un autre camp militaire qui se trouve à Isanganyarusenyi. Toutes ces localités sont près de la frontière. Et c'est là où j'ai pu arriver. Le détenu affirme être un militaire espion de l'armée rwandaise avec grade de caporal. Toutefois, Lucia Inare ne connaît pas aisément les noms de ses supérieurs. Notre capitaine s'appelle Ignace. Le commandant du camp, c'est Monsieur Major Kalissa. Un autre homme, c'est son conseiller. Je ne me souviens pas bien de lui. Il est aussi conseiller du président. Le porte-parole de la police burundaise infirme qu'il s'est rendu. Ce n'est pas une reddition. Nous-mêmes, nous avons été étonnés d'entendre qu'il dit qu'il s'est rendu aux forces de l'ordre burundaises. Ce n'est pas vrai. Et il a été appréhendé et il était en mission d'espionnage. Et la troisième mission alors, celle au cours de laquelle il a été appréhendé, il venait au fait négocier avec les sœurs de cette localité si elles pouvaient accepter de les cacher au moins 200 combattants qui allaient être utilisés pendant les attaques ici dans ce pays. Il a été alors appréhendé avant qu'il n'arrive chez ses sœurs. Ngaho Aristide weke Rwanda, Aristide warabika Rwanda, Aristide nyanga Rwanda, Aristide ikigarasha. Uyu Rucyahintare Sipiriyani ntabwo ari inkotanyi, ntabwo bamumeshe akavuga buri kimwe, akavuga n'ibyo mwe mutatekerezaga. Kenshi rero ubu ngo abantu mwese mugiye no gutera comment z'ubugoryi
muri abasivili mutazi n'ikigo na kimwe cya gisirikare. None umuhungu lokasiyo zose arazitanze ndetse n'amabaze cyangwa se bya bindi mwita basement, araza kubivuga ndabizi neza, aratanga amakuru. Ni kuriya bigenda ku rugamba. Benshi mubohereje muri misiyo bagera bagahita bibuka ko aho bageze atari iwabo kandi bagize umugisha bakava mu kuzimu. Batavuga turabizi, mutubabarire muduhe ibiryo twirire kuko turashonje, ubundi nibo badutumye nta nubwo twashyiramo. Nuko bigenda ngaho. Reka ntekereze ko Uburundi muri buze kubona feedback. Uburundi buraza kubahereza igisubizo cyiza cy'ibyo mwifuza. Buraza ko n'ubwa kabiri, ubwa mbere yagiyeyo baravuga ngo yayobye, none ubwa gatatu we yagiye yatanga n'amakuru yose gatanu ko. Kandi reka tuze kureba icyo umukuru w'igihugu ari buze kubivugaho. Nzi neza ko nawe atoroshye, n'abandi bagenzi be baraza kumuvugaho, ndabizi neza baraza kumuvugaho. Icyo baza kubabwira cyabaza gutangaza icyo ari cyo cyose ndahababera, ndagaruka mbabwire nti yanze agasuzugura bikoze gutya na gutya, cyangwa se yabyakiriye gutya na gutya. Byose ni kuri Mugene TV. Nkwibutsa ko iyo ukoze subscribe buri kantu dushyizeho uhita ukabona, ubumwe mu ba mbere bakabonye. Icya kabiri, niba wifuza ko tujya tubana live, muri ya live wumva live najyaga nkora cyagiye, tuzajya tubona na saa 8 z'ijoro. Buri saa 8 z'ijoro zo mu gihugu cy'Ubudage, ni saa 7 zo mu Rwanda, nzajya mba ndi live. Ibyo byo mubifate nk'ihame. Hari impamvu, kubera ko abantu benshi naje gusanga baba bahuze, abandi bari mu mirimo, ariko mu masaha saa 7 saa 8 z'ijoro mba muri time, muri mu kuruhuka. Bityo rero tukaba twabana iminota mikeya tureba ibyiriweho nibiramutse mu icyo gicuku bimeze bite hirya no hino, ubundi tugahita twikomereza. Nitwa Aristide Ndayishimiye, mwifurije kugira igitondo cyiza. Reka dutegereze ibyo bintu byo kwa Evariste Ndayishimiye, turebe koko uru Rwanda ruzashobora guhirika ubutegetsi bwe. Ariko mbikwibutse, Evariste Ndayishimiye aramutse afashe umwanzuro akavuga ati njyewe ngiye kuvanaho Kagame, ntabwo wamaraho kabiri, ntabwo wamaraho kabiri. This is one. Gira ibihe byiza.